Ibirori ngarukamwaka by'imideli bizwi ku izina nka Kigali Fashion Week kuri wa gatanu tariki 22 Kamena byongeye kubera mu mujyi wa Kigali aho byitabiriwe n'abatari bakeya. Ni ku nshuro yayo ya 8 ibirori bya Kigali Fashion Week bibaye nyuma y'ibyabaye mu myaka 7 ishize. Uko ibirori byagenze muri uyu mwaka bigaragaza inkunga ikomeye bigende bitera abanyarwanda bakora imideli mu buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa byabo. Kigali Fashion Week yitabiriwe n'abanyamideli benshi baturuka mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibyo muri Afurika. Umunyamideli uturuka mu gihugu cya Nigeria aganira na Tsapa Fashion Show yadutangarije ko yishimiye uko ibirori byagenze, anashima abanyamideli bagaragaje imyambaro yabo. I'm not disappointed. It's a great avenue to, express oneself, and like I said, I've always loved fashion from the youth, and I believe that this is the time for Africa. We have so much to offer, and it's so diverse, so vast, so big. So I'm looking forward to more Africans from other countries coming for the Fashion Week. Ibirori bya Kigali Fashion Week bikomeje kwigaragaza nk'ibirori bigenda bizamura abanyamideli bakizamuka, harimo n'uyu munyamideli w'umurundikazi ufite imyaka 16 gusa, akaba ari ubwa mbere yigaragaje muri ibi bitaramo. Kudusenga ita Marie Ange, mfite imyaka 16, ndi umurundikazi. Natangiye mfite imyaka 6, mfite imyaka 16. Bivuga yuko hashize imyaka 10 ndiko nda designing, ariko ku buryo buri professionnel ni umwaka umwe ushize nyene novuga ngo nuguruye shop yanje ndetse nangwe no kumenyekanisha ibikorwa byanje. Kigali Fashion Week kuri jewe nuvuga yuko yamiriye cyane, because I wasn't expecting yuko ibintu byanje bishobora gukundwa nkuko byakunzwe. Nagenda nkama comments ndi muri backstage, so kubona rero hari organisation iza igafata abantu itaravye ngo wowe ngo uri umurundi ngo uri umunyarwanda, ikabafata bose kugira ngo bashobore kuduza cyangwa gushaka ingufu kugira ngo bateze imbere fashion industry mu Rwanda. Ibyo ni bya bindi bituma natwe mu Burundi tubonera akantu. Ku giti cyanjye nayishimye kuko si ubwa mbere naba nitabira ibikorwa byayo. Hanyuma ni nziza, iduteza imbere, iratumenyekanisha, bigatuma tumenya n'iby'ahandi buryo tubasha natwe kwameriyora ibyacu hano mu Rwanda. So byagenze neza cyane, byari byiza cyane. Ubwa mbere nkoze muri Kigali Fashion Week, ariko nabyishimiye cyane kandi ndizera ko iyi platform hari akamaro igiye kungirira muri industry yanjye ya fashion ndimo. Bajya bakunda kwitabira bino bikorwa kuko iyo tugiye cya fashion kikwigisha kwambara mbere na mbere, ikindi kikwereka aho made in Rwanda imaze kugera. Urumva abanyarwanda twakoze muri Kigali Fashion twakoze ibintu byiza cyane kurusha n'abavuye hanze. Bigaragara ko abanyarwanda ari nera tumaze gutera muri fashion. Mu bagaragaje imideli harimo n'abaturanyi bo mu gihugu cy'Ubugande bavuga ko Kigali Fashion Week ibaho umwanya bakagaragaza icyo Afurika ishoboye. The industry is growing because last year we were 9 designers. This year we are 16 designers, and the people from Nigeria, DRC, Sweden, Switzerland, like it's bringing international designers back to Rwanda. Yeah, which the industry is truly. Yeah, personally the event was really good, really cute. I appreciated this kind of collection from a lot of countries, international show. It was amazing. It brought out a lot of ideas, happiness and a soul from fashion. I really love it. Yeah. Abanyamideli berekanye imyambaro nabo bashima iki gikorwa kuko ababambitse bakoze imyambaro myiza cyane. Mbere abantu biyumvishaga ko imyenda yakorerwa mu Rwanda ari imyenda ikoze mu bitenge gusa, amatisi asanzwe, ariko ubu ngubu aba design ubona ko nabo basigaye bafite innovation mu byo bakora. Hari ibitambaro bitandukanye, hari igihe ubona umwenda nawe ukibaza uyu muntu iki gitambaro yagikuye cyangwa se awukoze mu buhe buryo. Mbese ni sawa cyane pe. Abitabiriye ibirori bya Kigali Fashion Week harimo ababyeyi ndetse n'urubyiruko, nabo batubwira uburyo babonye ibi birori. Yari itangaje ko ifite aba designer bafite imyenda myiza, ngira ngo wabibonye kuri nawe uko aba models bagendaga bose. Ni Kigali Fashion Week yarenze kuri jewe ku giti cyanjye, navuga ngo yarenze iyo umwaka ushize. Event yagenze neza,
hari aba designers benshi nagiye mbona batandukanye, hari abo nari nsanzwe mbona, hari n'abo ntari nsanzwe mbona byari ubwa mbere, ariko muri make ibintu byagenze neza. Murakoze cyane, naje kureba kubera mfitemo umwana hano w'umumodo, najyaga ngira amatsiko y'ibyo ambwira ahoramo, hanyuma nza nje kureba ibyo ari byo. Nabonye ari byiza cyane, nabonye aberekanye ibyo mu Rwanda, made in Rwanda, berekanye ibintu byiza cyane, n'abandi twari kumwe bavuye i Burundi bashimye ibyo mu Rwanda cyane. Umukuru wa Kigali Fashion Week atubwira uko yabonye ibirori ku ruhare rwe nk'ugira uruhare runini mu kubitegura. It's a great event. I think we had a certain number of people, maybe not many, but not few as well, right in the middle there. But they're all people with class, people who love fashion. They all had great creativity. The creations and their garments were great. And to me, I think the style this year was great. Usually the fashion show, people get 9, 10 o'clock, they're tired. But I was surprised that everyone stayed on. Even most of the ambassadors didn't go, they just stayed. Very unusual, they usually leave 9, 10. So that showed that it was a great move, and we did nice. Kigali Fashion Week came to Kampala Fashion Week to bring, and John came to Kampala and put their Kampala Fashion Week. And that is where I was identified as a designer, because my very first time to showcase was at Kampala Fashion Week. And if Kigali Fashion Week hadn't come to Kampala to put their to open Kampala Fashion Week, maybe I wouldn't be anywhere with big audiences. Maybe I wouldn't have been here. That is why I have to keep coming for Kigali Fashion Week. It's my home. Yeah, Rwanda is